nanjye ndaho ariko ibyo izo ntambara zose zindiho makuru ataratureze arega jewe arega Paul ubu nyine ni ibintu by'intambara utamenya ukuntu bimeze Paul rero nawe yanzu yarera kuguriye urayizi yego mana uzi ko ahubwo ngo yabuze ibyangombwa byo hano kuri iyi sambu yo hirya yiwe akarenga akabona ibyangombwa by'iriya nzu yarera kuguriye akaba yarayigurishije diya ntukazerere cyangwa se ngo nuragucike dore hano urabona ino hati abantu ino haba abantu babajura bashobora no kuza bagacuruza uramenye ntukabunge nukuri mwami umbere inzira umbere umucunguzi nukuri mwami ubwo tuzongera guhura na bano bana cyangwa tukavugana amahoro nukuri nzagushima mwami Yesu rero ntabwo ngusaba gutotesha amagambo ahubwo nizeye byose kubikora kandi bisabye nizeye mu izina ryawe ryera amen nukuri mwami umbere inzira umbere umucunguzi nukuri mwami ubwo tuzongera guhura na bano bana cyangwa tukavugana amahoro nukuri nzagushima mwami Yesu rero ntabwo ngusaba gutotesha amagambo ahubwo nizeye byose kubikora kandi bisabye nizeye mu izina ryawe ryera amen yego maze mwihangane rero yego ni mureke ngende ngaho Betty mureke ngende kandi usigara amahoro wihangane nukuri turi kumwe ntago nzaguterana nzakuba hafi kandi nzagusura ngaho wihangane usigara amahoro kandi uzababe hafi nawe urabona ubihanganisha ukavuze n'agakapu mu mabyawe yego ngaho nzanira agakapu kubona hano amafaranga ari make none wasanga yatubitse ubuhera hirya iriya kandi ubundi igihe narakubwiraga ngo uriya mugabo n'umukire azara amafaranga usanga dutse agatego bakanadusanga hano none ariko urabona ko ari umukire atari nka wa wundi yavuba ayirwanye ngo tugiye kuba bakire aya ngegende ariko bumva genda leta mvino kayawe abajyana yangaya umwana arasasa ariko sinjya kurangira njye ko ndagira akazi bihura bagasobe nyine none kugira uturinda abajyana yangaya aba nkuriye bara yawe imana iri barangara nese urabona atari bimwe mana bimwe gutese mane kanote mane ndakuvuga ubwo ese mane iriba amafaranga mane uzana imikino mu kazi urabona amafaranga aranga urabona amafaranga wowe barangaya urabona utambaye 13 mane Mani wiza n'ubugo bwo kumakana ndahakira nayangaya ariko tuzi mani ngiye igihumbi cyane igikene girumva ako si mani nayi worora bizi nyine gahunda ntambi kimwe wowe
na yandi wibagiye ko tutari ntabyo kwibagirwa mama kandi uri buriya komeza ugize n'ibintu by'ubudage mu bwongo bwo nintongera ko kurangira akazi wowe nzi ko n'amafaranga y'amaraso umuntu ava yamenye nani tuza ahubwo bataza no kugira ubwo se ubwiga n'iki ko atabwiye polisi ahubwo buri wese uko we nanjye nigende mama cyusa amakuru ni meza papa cyusa ntabwo utinze cyane ntabwo ntinze urebye nahageze nyine ndagutegereza hano warambwiye duhagarara ni ukuvuga ngo rero nanjye naje hano mu mujyi naje mu mujyi ariko nyine nabane kuva nahageze ntabwo nataha tutabonanye ubwo nyine naraje hari umwana w'inshuti yacu nyine yakundanaga na Diane wa mukobwa wanjye yagiye Uganda uwo mwana bamwita Betty yagize ibibazo rero nyirakuru yarapfuye yapfuye biba ngombwa ko abimbwira urumva niba Diane adahari nanjye si ngombwa ko nahabura urumva ko ari turi inshuti za hafi ubwo rero niho narindi nshobora kuzataha ejo ariko nabango nubwo nzataha ejo nyine reka tubanze tunahure tunasuhuzanye urumva ntabwo nawe navuye mu cyaro nageze ino ngo nyine tutabonana none se wa mwana arimo arakora akazi neza ni ukuri papa cyusa karagerageza mu ntege nke zako gafite mu myaka yafite ni ukuri ndabona ari ibyo pe aragerageza harya ntegeze nkubwira ko umusaza wanjye Paul bamukubitaguye ntabyo wambwiye ubwo narinze ko nabikubwiye byandenze umusaza wanjye hateye abantu niba baraturutse he barahondagura bamugira intere koko se yego mana yanjye umva nagiye kubona twaraye twiriwe dushaka twahebye ngiye kubona mbona umudamu iyo bita makurata aje amurandase umuntu inda ari ibisebe ngo bateye ibyuma bikamuhusha ndumva ari ibibazo ni ibibazo birebire utamenya nuko rero bimeze ibyo mu cyaro turaho ariko ni intambara umva utashobora kumenya kabisa none se mubwo mwari mumeze gute twari tumeze neza mu buzima busanzwe nta kibazo kabisa nanjye nyine ndaha ariko nyine ni urugamba mba ndimo mu cyaro aho mba ndi nta mutuzo mama cyusa wamamagaye rero nanga kugusuzugura numva ko ari ngombwa ko nza tukabonana nubwo umwanya mba mfite ari mutoya ariko nyine nta kundi byagenda ni ngombwa ko igihe hari iki urabona nakomeje gukora ibyo ndi gukora udufaranga nabashije kubona reka ndebe ko hari icyo naguha kugira ngo ubashe kuba wakikura muri ibyo bibazo kiranga reka tugabane nanjye nsigarana yangaya ntabwo nasigarira aho ngaho kugira ngo ntukoze kabisa urakoze rwose urakoze cyane kabisa urakoze utungutu nzagenda ahubwo ugize neza byari byiza nagombaga kugufasha kuko nanjye narindi kugerageza ngira ngo ndebe ukuntu twabana sinzi niba washobora ukaba wakaza oya papa cyusa ibyo byo kubana reka tube tubiretse kuko urabona ndamutse nje iwacu hari ibintu by'intambara by'amasambu hari umugore wareze ngo arashaka gutwara amasambu n'amazu akazi kwanjye nasize batagatwara reka tube tubyihoreye uzagira untwarira akazu kandi iriya nzu nakohoya ntacyo nta kundi nanjye ntabwo najya kugushyira mu bibazo ngo batware umutungo wawe kandi ariwe warushingiyeho ufite mu byo ureba by'ibanze nanjye nanze kugutenguha mu buryo bw'uko nari mfite akazi umwanya ni mutoya nari mfite reka ngusezereho mbe nagenda kandi mugire ibihe byiza yego murakoze cyane kandi urakoze pe n'ubundi tuzajya tuvugana nta kibazo sibyo
tuya tuvugana gahunda zose uko zimeze oya nibyo byo kubana ntabwo tubiretse ntabwo tubiretse ariko kubera ibyo bibazo by'imanza zihari ndagira ngo bibanze bikemuke tumenye ngo biherereye uruhande rumwe hanyuma umuntu abe yafata umwanzuro yego Paul aho ndaho wawe uri ndashaka biki Nzira kugusuza ni ikibazo ndaho se ndaho kubera wowe abagombe muzi kwiyoberanya ye ubagire ngo umuntu mwiza ese iyo ubona ubuguru bugeze ahangaha numva ufite umushiha uwo mushiha uvanye kumvikana je ntukajye ushigura je ntago mbana nawe nta nubwo ngana nawe nta nicyo muriho nawe sinzi impamvu wakagobye kugicaho nka rubanda bireke noneho bwira uburyo ungamba rukanteza abantu ngo banyice inde ariko ibyo yakoze wabonye bidahagije igihombo wanteye n'ibyo wankore byose wabonye bidahagije urenzaho no gushaka kunyica umva po twumvikane niriwe nimereye neza kuva mu gitondo kugera izi saha z'umugoroba ubona ugeze aho warushogoshe nimereye neza rero ntabwo nigenderaga ubundi murera ushaka indi nzira unyuramo none uzanca no mu nzira ngo nukugira ngo tudahura reka nkubwize ukuri ubugome bwawe bukomeje gukabya urabyumva ariko se reka nkubwire po nubwo tutabanye neza nubwo wanyanze sinkeneye nuko wongera kunkunda uzabyihorera ubwo nubwo tutabanye neza ntago ngeze kukohereza abantu ngo bakwice se nunguka iki uwo mubiri wawe se nkusigarane iyo mikandara wambara se nyambare ngo bimarire iki abagome niko mumera muzi kwiraza inyanza no kwirutsa biriya byose nibo biri inyuma abantu wanteje ngo banyice ntago banyishe nabahaye amafaranga barandeka ariko umenye ko ibyo uri gukora byose ari ubuswa komeza nyine uyatangaguze ngo urimo urayatanga ese ubwo reka nkubaza umunsi uzamenya ko ibyo bintu byose uvuga atari nanjye wabikoze ndengana uzabigenza umugome n'umurozi uri hano ku isi ninde kuri wowe ni njyewe niba ushaka ko icyakora reka nkubwize ukuri byo ibintu uzanye hano mu cyaro nibitagukoraho ngo bikujyane muri gereza sinzi amahirwe uzaba ufite hano muri iki cyaro gihe narahakuriye ndi umwana ndi uruhinja nta muntu nigeze numva hano banakubise nta n'uwo nigeze numva banagize bati ariko hari abantu utangiye kuzana yo kuniga abantu no gukomeretsa abantu no kubagira gute nibitagukora icyo nzi cy'inzego z'umutekano ziguhagurukira niba atagufunga uzanganya ushatse wacisha make ukaba mu cyaro neza niba ari iby'imitungo ushaka gutwara ushaka kunyicisha mu bitwara genda gakeya mukobwa genda gakeya imitungo yawe wari urata ku isi nawe ufite imitungo wenyine ku buryo najya waje gushingaraza hano uje gukoza iki kutagiye iwanyu mu majyaruguru okay noneho rekana nakubwiza ntabwo iwanyu mu majyaruguru ku buryo nimba ari n'ibyo ibonye iyo banakwica numva nta n'ikintu marimva ubonye niyo banakwica ahubwo mva imbere nigire kuryama ndabona bwije winteje umutwe ngo ki genda ugenda ntabwo ndi kumwe nawe shogoshera muraho nkuko mubizi nitwa Paul muraho neza nanjye uko mubizi nitwa MAMA DIANE rero tuje kubabwira ko iyi filime nkuko benshi badusabye ngo tujye tuyinyuzaho kabiri twasanze koko nako icyifuzo cy'umufana ari itegeko tugiye kujya tuyinyuzaho kabiri mu gitondo na nimugoroba ni ukuvuga ngo abenshi bateye komenti batubwira ati imbere twari muduha ibice bibiri none byagenze gute ko muduha igice kimwe ubwo natwe twabitekerejeho tubona ko ari byiza ubwo rero gahunda twishaje hano kubabwira ko mutagomba gucikanwa mwese mujye mureba filime mu gitondo izajya na nimugoroba n'umuntu bazi we yirebaga akaba atakireba umushishikariza batubwira ati abantu baragarutse kabiri rwose mu gitondo na nimugoroba izajya ibageraho rwose ku masaha neza turabakunda cyane bye ibihe byiza imana ibane namwe